ese haraza gukorwa iki kugira ngo noneho umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wiyongere? Ibyo abantu benshi bari biteze mu mushyikirano byaje guhinduka nyuma y'uko uyu mushyikirano ubaye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ntawitabire ngajya i Dar es Salaam, na nyuma y'amagambo His Excellent Paul Kagame yavuze ati ntawe uzaducecekesha, ari kubwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bantu bari hirya bavuga ko wenda bateze guceceka. Ese ibi ngibi biraza kugenda gute? Ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ishobora kuba igiye gukomeza, cyane ko bamwe bari biteze ko iyi ntambara igiye guhagarara ndetse yewe ngo ibintu bikagenda neza. Buretse ho gatoya, ese niye mpamvu Perezida Felix Antoine Tshisekedi yanze kujya muri iyi nama? Ntuze gucikwa ni ikigereranyo yateguriwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa, ikinyamakuru nta kindi Nicola TV show. Reka duhere ku mpamvu yatumye Antoine Tshisekedi Felix ariwe perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atitabira inama ya East Africa Community. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ntiyagiye Dar es Salaam muri Tanzania mu nama idasanzwe ihuza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariyo East Africa Community n'umuryango wa Afurika y'Epfo ariyo bita South Africa. Ese impamvu yaba yarabiteye yaba ari iyihe? Abakuru b'ibihugu bigize imiryango yombi baganiriye ku buryo bwo kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yewe batangira kuvuga uburyo ki bashobora kuba bakiyunga bakicara ku meza imwe n'ibiganiro na M23. Ariko ibi byose ubwo byabaga, Perezida Felix Antoine ntabwo yari ahari. Umuvugizi wa Felix Antoine ku itariki 7 Gashyantare 2025 yemereye itangazamakuru ko uyu mukuru w'igihugu azajya mu nama kugira ngo ageze kuri bagenzi be ibyifuzo afite birimo kuba M23 yarekura ibice byose yafashe. Urumva ko nubwo byagenze gutya bari babyemeye, ariko ku masaha y'umugoroba ku itariki 7 Gashyantare izo tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri, ikinyamakuru nka June Africa cyakoresheje Tshisekedi cyagaragaje ko Tshisekedi yahinduye gahunda ye, ahitamo kwitabira iyi nama hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho ariyo video conference. Nubwo ibi byose byabaye ubwo yakurikiranaga inama, ariko yari yohereje Minisitiri w'Intebe ariwe Judith ngo amuhagararire. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu gitondo cyo kuri uyu wa 8 Gashyantare yatangaje ko abarwanyi umwanzuro basaba ko bazava ku bice batangiye kwigenzurira. Things have been changed niko abazungu bavuze, nyuma y'uko benshi bumvaga iyi nama niba bamwe bari buze guhindura ibitekerezo ndetse bagahunga, ariko aba baracyashikamye ati ntabwo tuzigira tuhava pe. Kuko ngo binabaye ngibi byaba ari gashoza ntambara. Mbere y'uko abakuru b'ibihugu bahurira habanje kuba inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga muri East Africa and South Africa. Nayo ntabwo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze aza, ariwe wita Tereza Kayikambwe. Ntabwo yigeze yitabiriye inama, ahubwo yahise yohereza ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Botswana kugira ngo amuhagararire. Ni ikihe kintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba irimo iratinyira kujya mu nama zigiye zikomeye kandi ariyo ishobora kuba yagarura umutekano, nyuma y'uko umuyobozi wa M23 we
cyane ko yamaze kwihindura perezida wayo we avuga ko batazigera bumvira ibyavuye mu nama ngo niba bibasaba kuba byatanga uduce ngo bafashe ngo ahubwo ibyo byaba bibaye gashoza nambara. Ese ibi biraza kugenda gute? Ibihuriye hehe n'amagambo His Excellent Paul Kagame yavuze ku munsi w'ejo ati ntawe uzigera ducecekesha. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazigera guceceka ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi batekereza ko kurucecekesha mu gihe umutekano wabo ubangamiwe bitazigera bibaho. Umukuru w'igihugu yitabiriye inama yiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo yahuje abakuru b'ibihugu ba East Africa na South Africa. Yavuze ko u Rwanda rwagerageje inshuro zitabarika ibirubangamire. Yagize ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ikibazo by'umutekano. Ibi ntabwo bishoboka cyane pe. Ati nta muntu n'umwe uzigera ducecekesha. Twamaze igihe kinini twinginga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubikemura, barabyanze. Ntituzongera kujya mu nama nk'izo twagize. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo. Avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igerageza kwima abantu uburenganzira bwabo no gutera u Rwanda. Ati mugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Sibyo nibyo gusa kandi ahubwo mugatera intambwe mugakemura ibibazo byanyu kuruta kwirirwa umutunga agatoki u Rwanda ngo rurabarwanya. Ntabwo tubarwanya. Umukuru w'igihugu kandi yongeye gushimangira ko intambara iri kuba yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nta hantu na hamwe u Rwanda ruhuriye nayo. Ati twarayikorejwe tugasabwa kwigira ibyacu, ibyo ntabwo bishoboka. Umukuru w'igihugu yavuze ko kandi ko ikibazo cyose gihabwa agaciro gikwiriye hagashakwa umwanzuro urambye. Apana ibyo kujya bahora bavuga ngo intambara zirarangiye ejo mu gitondo zikongera zigatangira. Aya ni amagambo yavuze na Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko inama yabereye i Dar es Salaam ari iy'amateka kuko ngo itanga ibisubizo by'ako kanya. Ati inama yabereye i Dar es Salaam yari inama y'amateka pe. Buri gihugu cyose cyasubizaga ibibazo cyabajijwe kandi byari n'ibintu byiza. Si ibisubizo by'ako kanya gusa ahubwo n'ibisubizo by'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu yanyuze ku mirwano inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu. Ni ukuvuga ngo iyi nama yo yanzuye ko iyi ntambara iri hagati ya M23 na FARDC arizo ngabo za Kongo ihagarika imirwano kandi bwangu. Umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaha ibiganiro hagati yabo mu mpande zombi yo na M23. Nyuma y'ibi byose wibuke neza ko Felix Antoine Tshisekedi we yavuze ko ibi bitazigera bibaho. Yaravuze ati ntabwo tuzigera kujya kuganira ibiganiro na M23 cyane ko igihugu ari icyacu, ntabyo twaba turimo turarwana nabyo. Ese ibi bintu biraza gucura iki? Ibi bintu ko byatangiye guhinduka cyane. What is going on? Amaherezo y'ibi ni ayahe? Wowe nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu umenyereye ibya politike
urabona ko iyi ntambara izigera ihagarara cyangwa iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo intambara ikomeze. Wibuke neza ko umuvugizi wa M23 nawe yavuze ko ariwe perezida yavuze ko batazigera bemera ibyavuye mu mushyikirano ngo nibiba biri kubasaba kuba byatanga uduce byafashe. Intambara iracyakomeje. Benshi mu batekerezaga ko ibingibi biri buze gutuma intambara ihagarara, by the way, ntibasubiza amabwo mu isaho, ahubwo bakomeze bakurikirana amakuru ku yandi y'ukuntu urugamba rugiye gukomeza. Ibintu byagoranye cyane nyuma y'amagambo Perezida Paul Kagame yavuze ko ntawe uzigera acecekesha u Rwanda, ndetse yewe ahakanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu byinshi bya East Africa ko yo ntayo ihuriye n'ibibazo iri guhura nabyo. Ese Perezida Felix Antoine Tshisekedi araza kubyitwara mode? Ntuzacikwe n'ikiganiro cyangwa ikiganiro tuzagutegurira ku munsi w'ejo kiri kuvuga kuri ibi ngibi. Komeza kugira ibihe byiza, turagukunda cyane kandi stay safe.